muri iki gihe cya 2021 turimo cyane by'umwihariko muri iyi myaka ya 2020 kuzamura, isi yagaragaje gutera imbere ku buryo butandukanye kandi ku rwego rwo hejuru, aho ibintu byinshi twakoraga bidutwara amafaranga ubu sigaye dukoresha telefone na internet zacu tukabasha kubibona byoroshye, cyangwa se ntagena amafaranga make tubitakazaho, ntibidutwara umwanya, ntibidutwara igihe. Kwa kundi ushobora kuvuga ngo ngiye kujya guhaha, bikangombwa ko ufata umwanya ukajya ku isoko ugatega moto, wamara gutega moto ukagenda ukajya ku isoko ukabaza ugahaha ibintu, ukongera ukabitwara ukongera ugatega moto. Ibyo bintu byose tekinoloji yaje kubyoroshya ku buryo wibereye mu rugo iwawe ushobora guhaha ibintu ibyo ari byo byose, ugakora ibintu ibyo ari byo byose bikakugeraho kandi byizewe 150% gusumbya n'umuntu wafashe umwanya akabasha kujya kubishaka. Ni mu rwego rero aka kanya muri ya tekinoloji dufite, cyangwa se muri ya mahirwe dufite yo kuba dutunze ama smartphone ndetse n'ama computer arimo internet iri buri hamwe, mpisemo kuza kubigisha cyangwa se kubasobanurira uburyo ushobora gukoresha ukaba ushobora kurangira umuntu ahantu uherereye akakugeraho udafashe umwanya ngo ujye kumuhamagara, cyangwa se udafashe umwanya ngo ujye kumureba aho ari, kwa kundi mu cyaro bajyaga baza kudusura, noneho nyuma umuntu akabwira ati akakwandikira ibaruwa ngo nzagusura, yamara kwandikira ngo nzagusura ukabitegura ukazohereza abana cyangwa se ukajyayo. Ibyo bitari ngombwa, ukamwohereza gusa location cyangwa se adresse, ubundi nawe akaza akakugeraho mugakora ibyo mukora, ubundi akongera akisubirirayo udafashe umwanya ngo wowe ujyeyo. Rero aka kanya tugiye kwiga application ushobora gukoresha muri telefone yawe ikagufasha kuba warangira umuntu ahantu uherereye byoroshye ukoresheje iyo application, ukamwohereza ifoto y'ahantu uri ndetse iriho na location cyangwa se adresse y'ahantu uherereye, noneho nawe akazayigenderaho akabasha kukugeraho. Nyuma y'iyi video ndaza kubereka uburyo noneho ushobora gukoresha ya adresse cyangwa se ya location yaguhaye, noneho ugafata umuhanda ugahaguruka aho uri ukabasha kumugeraho, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hanze y'u Rwanda, yaba ari Kigali, yaba ari mu ntara, ukabasha kumugeraho ugendeye kuri ya adresse yaguhaye. Tugiye gukoresha application yitwa GPS camera, ushobora kuba ubwa mbere uyumvise cyangwa se usanzwe uyumva. Iyo application ni application nziza urakoresha ugafata ifoto y'ahantu uherereye, kandi iyo foto ikaza iriho na adresse n'isaha ifatiyeho n'itariki ifatiyeho, ku buryo uwo muntu nyine wayihaye araba abona neza aho agomba kugera kandi niyo foto ihari. Ikintu hako rero application turakoresha, dore ni iyi application yitwa GPS camera, reka nyikwereke. Dore application ni iyi, application turakoresha ni iyi. Ni application yoroshye gukoresha kandi iboneka kuri Android no kuri iPhone, hose iraboneka. Yes, application yitwa GPS camera. Icyo urakora urajya muri Play Store uyidownloading, numara kuyidownloading hano muri Play Store uraza wandikemo GPS camera, uraza wandikemo GPS map camera, gutya ubona byanditse hano nibyo uraza usacinge. Numara kubisacinga noneho uraza uhite ufata yanditseho ngo GPS map camera iyi, uvuga ngo wowe nuba ukifungura urasanga hano handitse open, hano haraba hari install, uraza uyinstallinge. Na application itari nini cyane, noneho numara kuyinstallinga ubundi utangire uyikoreshe. Biroroshye cyane, ushiramo ikoresha n'ubundi Google, kuko ni ya Google, ukoresha email na password, ubundi ukabasha guhita uyikoresha byoroshye. Tugiye wenda twareba review yayo, sinzi nimba ari ngombwa ko twareba review yayo, ariko numva byatutinze. Ariko na application nziza kandi yoroshye kuyikoresha, tubateye ibyo bayivuze, ariko bishaka kudutwara umwanya video ikaba ndende. Ariko reka tunyiremo gatoya muri review yayo. Urabona ko GPS map camera yavuze ngo dear user, thank you so much for your kind feedback, please share the app with your friend. Noneho hari witwa Rohit Kumar yaravuze ngo this GPS map camera app is perfect for adding location, date, time and coordinate to my photo.
it's super useful for travel, business and field work. Nuvuga ngavuze ngo iyi GPS map camera ni irizewe mu kwerekana location cyangwa se aho umuntu aherereye cyangwa se aho uherereye, gushira kwadinga itariki, igihe ndetse na coordonnées ku foto cyangwa se ku mafoto ye. Ni nziza cyane, irarenze mu kuyikoresha ku bantu bakunda gutembera, abantu bari muri business ndetse n'abantu bagiye muri field work. Hari undi wavuze ngo Farah Adriani yaravuze ngo I have a lot of difficulty using this app when sharingaga too many ads. Yes, ngo yagize difficulties nyinshi gukoresha iyi app kuko ngo igira ad menshi every time you click something, even just editing the text there is ad. Nuvuga ngo igira ad, icyo yinenze nuko igira ad menshi, ntabwo yabura. Ariko nuza GPS map camera developer ivuga ngo dear user, musubiza we apologize for inconvenience caused, please contact us. Nuvuga ngo mu gihe ivuga ngo basabye imbabazi kubwo ikibazo bagize bitewe ni application, ariko bashobora kubabaza. Ni ibintu byinshi bagiye bayivugaho, ariko nanjye maze igihe nyikoresha application nziza, ndabizi neza ko ishobora kugufasha gukora akazi kawe cyangwa se gufata amafoto yawe yawe uherereye, waba uri mu rugendo, waba ndetse uri gutembera, waba uri muri business, waba ari umuntu ukubaje location y'ahantu uherereye, na application nziza yagufasha. Okay, rero numara kwidownloadinga uraza ukanda hano handitse ngo open hano, cyangwa se ujye hano muri application ufite muri telefone yawe, uze hano kuri ya GPS map camera hano, ubundi uze uyifungure kuko namaze kuyibereka, dore niyi. Ubundi numara kuyifungura uraza ukande bavuze nyine ad zo iraza izane gutya umubumbe w'isi, rotating ishaka aho wowe ukeneye, ugenda rotate n'aherereye, none gutya iraba ifungutse. Nimara gufunguka urabona ko hano wese batubwira duherereye Ruhengeri muri Northern Province Rwanda, batera aho biherereye neza isaha 4:53, akora amasaha ubunyongera kuri TikTok ubigenza gatoya. Yes, iyo ushaka gufata ifoto y'ahantu uherereye ukora uraza hano, hari akantu karabya nzemere neza, uraza hano aha niho ukanda ukaba ufashe ifoto ukize gutya, ifoto turaba tuyifashe. Yes, gutya yagiyemo. Noneho iyo ushaka gufata video, iyo ushaka muri video ukanda nayizaho address ndetse n'ikindi bizaho, uragahindura hano ugashyira mu video isi yose ayo mu kanera yo kaza ugakanda gutya kuri video, ubundi ukaba ushobora kureba. Urabona ko gutya ushaka kuza nabwo, iyo ushaka kuzumira ntabwo yakoresha microphone turi kuyikoresha, ariko video yo irayifata. Video rero irayifata gutya. Iyo ushaka kuzo uraza hano, iyo ushaka kuzumira hari one time ukajya kuri 2 times, icyo gihe uba uzunze ifoto yawe, ubundi ukayifasha video yawe, ubundi ukayifata byoroshye. Iyi application nziza yagufashije kandi anasaba ibyo bintu kwinjira application yakesheje kura ikindi wenda aza no kwerekana ukoresha coordinate no kugenda ukava ahantu uherereye ukajya ugakoresha ifoto nabaye, ubundi cyangwa se nawe ushobora kugira ari wenda ukabura nk'ahantu ho ushaka kujya wenda nko mu mujyi, cyangwa se Nyabugogo muri gare ushaka kujya ku Nkundamahoro kuko utahazi, akakubwira ngo uratanga sensa kuko utahazi, ariko GPS iyo application yo ya GPS map isanzwe noneho irakuyobora ukabasha kugera aho ujya. Byose rero ni video itaha, reka duhure iyi video ntugende utahereza like, ndabakunda cyane.